Haleluya, Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya n'ubundi wo kuganira ku bumuntu buhesha ubugingo. Ubumuntu buhesha ubugingo ni ikiganiro gitambuka kuri radiyo Umucyo, gitambuka kuri YouTube channel yitwa ubumuntu buhesha ubugingo, kigatambuka no muri groupe za WhatsApp zitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Iyo ushaka kubikurikira neza ushobora kudusaba kujya kuri groupe ya WhatsApp tukagushyiraho. Ushobora kugikurikirana kuri YouTube kandi ukadukorera share ukagikwirakwiza no mu bandi, ukora na subscribe kugira ngo igihe cyose tugishyizeho nawe ugihita ukibona. Birakwiye rero ko tugikurikirana. Ubumuntu buhesha ubugingo tuba dushatse kuvuga iki? Tuba dushatse kuvuga ko nukugira ubumuntu kugira ngo uzabone ubugingo. Ubumuntu ni iki? Ubumuntu ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Birakwiye ko abantu bose bifuza ubugingo babanza kugira ubumuntu, kuko maze gusobanura ubumuntu bwo ari bwo. Icyo nicyo cya mbere Imana ishaka ku bantu bayo, nicyo ishaka kubitwa abakristo bose, nicyo ishaka kubitwa ko bayimenye n'abayivuga bose, ni ukugira ubumuntu. Ubumuntu ni ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Tugira abantu benshi batandukanye, bari mu matorero atandukanye, bagira amatitire atandukanye, ariko ugasanga ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo byabashizemo. Ntabyo bagira, n'ibyo bagira usanga biri ku munwa. Bivuga ngo rero ni iki by'ukuri tugenderaho? Umurongo utuyobora ni uwuhe? Ni ijambo ry'Imana muri Matayo 7:12 havuga ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ngayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Matayo 7:12 niwo murongo utuyobora, haba kuri groupe zacu za YouTube, haba kuri groupe zacu za WhatsApp. Ni umurongo utuyobora mu gitondo n'umugoroba. Ni umurongo dutekerezaho buri munsi, twihana dukoresheje, dutekerezaho mu gitondo mbere y'akazi kacu, kuko twabashije kumenya ko ari cyo cyonyine Imana ishaka ku muntu. Iyo ushaka kumenya ko ari cyo Imana ishaka ku muntu, kurenza ibindi byose wibaza, byaba ibyo kukizwa, abantu benshi baravuga ngo twarakijwe twemeye Yesu, ndibyo nabyo ni byiza, ariko kumwemera bivuga kumwumvira, kandi kumwumvira ni ugukora ibyo ashaka. Ibyo Data wo mu ijuru ashaka yabivuze mu mategeko, abibwira n'abahanuzi. Ibyo Data wo mu ijuru ashaka ni uko icyo wifuza ko bakugirira ari cyo nawe ugirira abandi. Uko niko Yesu yatwigishije, uko niko yabihamije. Ushaka kumwumvira ahora yiyumvira kuri iryo jambo, kandi agakora ku iryo jambo ari ryo rimuyobora mu buzima bwose bwa buri munsi. Tuzakomeza kugenda tubiganiraho. Birakwiye rero ko umenya ukuri kukakubatura kandi kukaguhesha ubugingo. Ikibazo si iby'amadini usengeramo, ikibazo si iby'amadini, si iby'amatorero n'ibyacu mutanga. Ibyo ntibishobora kukugeza mu bugingo utarakora icyo Data wo mu ijuru ashaka. Icyo Data wo mu ijuru ashaka ni ikihe? Ni uko icyo wifuza ko bakugirira ari cyo nawe ugirira abandi. Abayobozi b'amatorero bagombye kubimenya bakabyitwararika. Abakristo bose bagombye kubimenya bakabyitwararika. Niba uwo murongo tutawitwararitse, n'ibindi byose turimo gukora zero. Uwiteka akomeza abagirire neza kandi abishimire. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.